barabanje bafata akana ka mukuru wanjye bagakubita ku rukuta, akana gahita gapfa. Umubyeyi wanjye na mukuru wanjye mama bamuteragura ibyuma umubiri wose, barangije bamuta muri Nyabarongo. Arakomeje ndagenda, nari nzi ko nongeye mbonye umubyeyi tugiye kugendana. Mama bamucuje imyambaro ndeba, bankorera isafuriya iri kubira irimo inyama, tugenda bandira inyama ku mutwe tujya Kinyinya. Ku musozi wa Gacuriro muri uno murenge wa Kinyinya. Ndi mwene Rusumbasibe Alexandre na Nyirabakarane Codasi. Ndabuhera mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nize kuri iki kigo cya Kagugu. Jenoside yabaye ndi mu mwaka wa 3. Kwiga kuri iki kigo twajyaga dukorerwa ihohoterwa, tukanavangurwa, tuzira uko twavutse, tuzira uko twarimo. Twigishwaga n'abarimu batatugirira urukundo, batatwereka urukundo nk'abarezi, batuziza uko twavutse. Bajyaga baduhagurutsa mu mashuri, bakahagurutsa abana b'Abahutu bakabashyira uruhande rumwe, bagahagurutsa abana b'Abatutsi bakabashyira nabo uruhande rumwe. Abatwa bo ntabo twiganaga nabo, nta bari bahari. Twebwe rero ababyeyi bacu ntabwo bigeze badutoza ayo macakubiri, twakoze ntabyo tuzi. Tukayoberwa ahantu tujya, twabona igice kigiyemo abantu benshi akaba ari cyo tujyamo. Abarezi bacu bakadukurubana bavuga ngo mwabunyenzi mwe, ntabwo ari aho mugomba guhagarara. Ntabwo twigaga mu ishuri turenze abana 4 b'Abatutsi, twabaga turi bake cyane. Twabona igikundi rero kirimo benshi akaba ariho tujya, bakahatuvana nabi. Twaratotejwe rero ndetse bikomeye mu barimu bacu. Aha kuri iki kigo cya Kagugu harimo umwarimu yari na perezida w'interahamwe. Rimwe na rimwe amazina yanjye bavuze ko nitwa Bagukunde Marie Claudine. Uwo mwarimu nari mfite umwarimu nkoteza cyane, rimwe na rimwe akansubirishamo izina ryanjye, akambaza ngo harya witwa nde, nkamubwira nitwa Bagukunde Marie Claudine. Ngo witwa Bagukunde, nti uragakundwa n'impyisi. Nkataha mfite umubabaro, hagena nkabaza ababyeyi nkababwira nti kuki mwanyisira izina, nkabatekerereza uko byagenze, bakambwira ati jya wihangana.
nkumva no kujya ku ishuri ntabyo nkeneye, ariko ababyeyi bakanyihanganisha ngasubira ku ishuri. Sinakundaga kwiga bitewe n'ayo mateka. Abatutsi baratotejwe bikomeye. Twabaga turi hano ku mashuri, hajyaga haba animation, bakazajya baririmba indirimbo tubyumva ariko tutazi ibyo ari byo, tukumva ni indirimbo ziraho, bakavuga ukuntu abatutsi bagomba gutsembwa, bazabaca amaguru, bazabavunagura. Ibyo byose tukabyumva, tukajya kubaza amateka ababyeyi ariko ntibabashe kubidusobanurira. Jenoside itangiye, ndabyibuka mu gitondo cya kare twagiye twumva abantu baracecetse, ahantu haratuje, ariko hagacaho abantu bavuga bati umubyeyi wacu bamaze kumwica, natwe abatutsi turabamusasira, abandi tubamworose. Ari ayo magambo ari mu muhanda, ariko byari ibitero by'interahamwe bacagaho. Twari duturiye hafi y'umuhanda, bafite imihoro, bafite impiri n'ibindi bitandukanye. Mu gitondo cyaho mama aza kumbwira ati ndumva ibintu byakomeye. Yari yaraye yumvisha amasasu menshi cyane. Arangije arambwira ati mwana wanjye, ndashaka kugutuma kwa mukuru wawe. Mukuru wanjye yari yarashatse. Arambwira ati ndashaka kugira ngo ujye kundebera ko baba bakiriho. Naraye numvisha amasasu menshi, ndifuza ko wajya kundebera ko baba bakiriho. Narabyemeye. Mukuru wanjye yari uyu. Narabyutse mu gitondo kare njyayo, ndagenda. Mugezeho yaratuye hafi ya kompanyi, twe twari dutuye mu Rugarama. Naragiye njya kumureba. Muri iryo joro ayo masasu yari yaraye avuga, yari yavugiye ku mama umwe witwaga Letitia. Niho bari baraye bishe abantu bari bariyo. Aho hantu narahaciye mpaca nta muntu n'umwe utamba mu muhanda. Ndamanuka ngera aho mukuru wanjye yari atuye. Yari ari kumwe na mukuru wanjye wundi, nsanga baracyariho. Mukuru wanjye arambwira ati kuje hano. Ndamubwira nti mama yarantumye ngo nze kureba ko mukiriho. Arangije arambwira ati ntago ushaka ko usubirayo, bakwicira mu nzira. Namubwiye nti oya, ndamutse ntasubiyeyo mama wanjye yahangayika. Naramucitse, ntago yamenye uko nagiye. N'ubundi nasubiye mu rugo. Ngeze mu rugo nasanze ibintu byakomeye, ibitero byuzuye mu mihanda, ariko Imana yarandinze ngera mu rugo nta muntu mpuye nawe. Nibwo byakomeraga, mama aravuga ati ntago tuguma muri urugo, batadusanga bakahatwicira. Twahise tumanuka ku rugo rumwe twari duturanye, ku mugabo w'umututsi witwaga Karisa Garasiane. Twahagurukanye n'umuryango we, twambuka Ikinyinya. Hari umubyeyi witwaga Murungi. Yari umubyeyi wari uri kumwe n'umukobwa we, ndetse n'abana b'uwo mukobwa we nibo babanaga. Twageze muri urwo rugo, igitero kiba kirahageze. Kihageze baraza
twari kumwe n'abasore, harimo abahungu b'uwo musaza, harimo na musaza wanjye, harimo abasaza banjye babiri barwana nabo n'icyo gitero cy'intera hamwe, bafite imihoro, bafite amacumu, bafite impiri, barwana nabo. Abandi bo nta ntwaro bari bafite, bakoreshaga amabuye, barwana nabo cyane. Musaza wanjye bamukubita agafunga k'isuka hano mu musaya, yikubita hasi. Ko twebwe twahise tujya munsi y'igitanda, mukuru wanjye nawe nsangayo, bamujombesha ibiti munsi y'icyo gitanda. Bagerageza ariko kubarwanya, babarusha amaboko, basubirayo. Bwari bumaze kwira, nta kindi gitero cyagarutse, ariko bagiye bavuga ko bagiye gushaka amaboko yo kugira ngo baze batwice. Twaraye aho ngaho, nta bandi baje muri iryo joro, ariko mu gitondo kare haza umusaza wari utuye aho muri iyo karitsiye w'umuhutu, arangije aza kuburira abo bantu bari baturanye, arababwira ati muva aha hantu, mu gitondo baraza kubica, twumvisha ko bari buze kubica. Bahise batubwira ati rero mwisubirire iwanyu batabicira aha ngaha. Twahise dusubira mu rugo, tugeze ahantu bitaga Karuvusha, hari ibivumu. Mama abwira umusaza wanjye ati ntudukurikire ngo uze mu rugo, uguma aha ngaha. Hari mu masaka menshi, baramubwira ati uguma aha ngaha. Karisa Garasiane n'umuryango we nabo bahise bajya mu rugo. Ubwo musaza wanjye asigaraho, nanjye na mukuru wanjye na musaza wanjye wari mutoya nakurikiraga bwa kabiri, turazamuka tujya mu rugo na mama. Tugeze mu rugo nibwo hazaga igitero kirimo interahamwe zari zituye munsi yo mu rugo. Baraza baratubwira bati tuje kubica. Mama arababwira ati se muraduhora iki, mwatubabariye? Arangije arababwira ati se tubahe iki kugira ngo base mutureke? Twari dufite inka mu kiraro, baravuga bati duhe iriya nka turabareka muzagwa ahandi. Mama yarababwira ati nta kibazo nimuyitwara, ariko twebwe mutureke. Bashoreye inka barayijyana. Tugumye aho ngaho ariko dufite ubwoba, tuvuga tuti nubwo aba bahavuye abandi nabo bari buze. Kumva ibintu byakomeye, amasasu, imiborogo, abantu bavuza induru. Mama aravuga ati reka tuva aha ngaha tugende dusange abandi baturanyi bacu b'abatutsi bari batuye hirya yacu, bahitaga kwa Ndanguza. Turahaguruka turagenda, turi hafi kugerayo nibwo twahasanze igitero cy'intera hamwe kiri kumwe n'abasirikare bo kwa Habyarimana barimo kuharasa. Ubwo twahise twirukanka tujya Kinyinya, tutarambuka za ntera hamwe zatwaye ya nka yacu, zahise ziza turajyana. Ziza zamaze guteka ya nka yacu, bankorera isafuriya iri kubira irimo inyama, tugenda bandira inyama ku mutwe tujya Kinyinya. Twari dushonje, twari dufite inyota, nta muntu ufite umutima wo kurya, nta muntu ufite, ariko dushonje. Bakandira ku mutwe, nta mbaraga mfite. Tuzamuka Kinyinya, tugeze ku gasozi k'Ikinyinya bantura ya safuriya baricara barya.
twebwe baratubwira ngo ngaho nimukomeze mugende muzagwa ahandi. Nibwo twahise tugenda tujya Ikinyinya kwa muganga, niho twasanze abandi turahaba. Ko musaza wanjye we twamusize muri cya kivumu niho yihishe, ariko igihe cyaje kugera amasasa aba menshi ngo akazajya amusanga muri cya kivumu, akabona amashami ahanuka, aravuga ati reka nsanga abandi tuzagwe hamwe. Ahageze nabwo biranga, bakaza gutwara abantu, baza kumenya ko hari umwana wa Rusumbasibe ukiriho w'umuhungu. Haza kuza umugabo umwe ngo yari yaragiriye neza, aramubwira ati rero namenye ko iri joro bari buze kuza kugutwara, ushaka ukuntu wahunga. Musaza wanjye yakoresheje uko ashoboye, yaraye agiye, undi amushakira inzira akazajya amugenda imbere amurebera aho bariyeri ziri, aho bitero biri, yabona nta bihari akamubwira ati komeza aha ngaha, arambuka asubira i Gacuriro. Ubwo twebwe niko bazaga gutwara abantu tubirebesha amaso, bagatwara abantu bakagaruka bakaza gutwara abandi. Hashize iminsi mikeya nabwo aho Ikinya twari turi baraharasa cyane, turahunga dukwira imishwaro, tumanuka mu gishanga cya Kinyinya, turambuka tugeze ahantu mu izindiro hari icyobo. Icyo cyobo uko twari duhunze, bagendaga batoranya abantu ku mirongo, bavuga bati wowe uri inyenzi va mu murongo, wowe va mu murongo uri inyenzi. Aho niho bakuriyemo mama wanjye ndetse na mukuru wanjye n'akana ke. Mama amaze kubona bamaze kubakuramo, arandeba arambwira ati Uwera ngwino dupfane, ngiye gupfa. Ndamubwira nti oya mama, ntago napfa. Arambwira ati mwana wanjye nta hantu uzagera, ngwino dupfane. Ndamubwira nti oya. Musaza wanjye muto nawe yari aturi imbere, arangije arambwira ati Uwera ati mama mureke, bo bagiye gupfa, ahubwo ngwino tugende. Hari igihe wazarokoka cyangwa nkarokoka, umwe muri twe akazasigara abwira inkuru abandi batazi uko abandi byagenze. Naramwumviye ariko ngenda biguru ntege, niko impunzi zacagaho, ngenda nabuze imbaraga zo kuva aho ngaho. Natinze kuhava, nibwo batangiye gutema abantu mbireba. Barabanje bafata akana ka mukuru wanjye bagakubita ku rukuta, akana gahita gapfa. Umubyeyi wanjye na mukuru wanjye bahaye kiyoda, barangije bata muri wa mwobo. Bafataga amabuye ano bubakisha fondasiyo
bamaze kubashyira muri uwo mwobo bakaterura ikigwa ari nk'abantu bangahe bakagitaza kikabasangamo. Namaze kubibona nafashe inzira ndakomeza ndagenda. Twahise tumanuka tujya 12. Twaraharaye muri uwo mugoroba, bwakeye tujya Indera twaraharaye. Ubwo narisigaranye n'uwo musaza wanjye, twagiye dutatanya ariko tugezeyo turabonana. Tujya ahantu mu kibuga cy'Indera niho twaraye, niko bazaga kujonjoramo abatutsi bagatwara abana b'abakobwa abasore babasaba imbabazi bati mwatubabariye, ahandi bati ntabwo tubabarira, si twe twabagize inyenzi. Bamwe bakabashorera babakubita ibibatire by'umuhoro, bakikubita hasi bagakurura bajyana babakurura hasi, abandi babasaba imbabazi nta mbabazi bari bafite. Bukeye bwaho nibwo amasasu yongeye kuba menshi aho ngaho, n'ubundi dukwira imishwaro turiruka. Twasubiye hasi kuri 12 n'ubundi tuzamuka, twaruhukiye n'ubundi kuri Eto Kicukiro. Niho twageze ndi kumwe n'ubundi na musaza wanjye, naho nahaboneye impfu nyinshi z'abatutsi, haguye abantu benshi mbirebesha amaso yanjye. Hashize iminsi mikeya aho turahimuka, naho tujya ku musozi hakurya yaho. Twarahageze hahurira n'akana kari munsi yanjye. Jye nari mfite imyaka 12. Akana k'agahungu kari munsi yanjye karambaza ngo ningaho ibyangombwa. Ndamubwira nta byangombwa mgira. Agiye kumpururiza ababyeyi be, hakurya haba havumbutse umuntu arimo kwirukanka, bavuga ngo nimugafate ngako akanyenzi karaducitse. Mu gihe ababyeyi be bari baje kureba uwo mwana uwari kwaka ibyangombwa, bahise birukanka bajya gufata ako kanyenzi kari hakurya bari barimo kwirukankana. Mba ndurokotse ntyo. Nibwo twajyaga Igitarama tuvuye kuri uwo musozi, tuzamukamo Kigali. Ngeze hagati ndabyibuka umugabo ntarinzi, ntabwo nari nkigendana n'abantu nzi, kuko nagendanaga abansizi, abasigaye inyuma nibo twagendanaga. Nta muntu nari ndi kumwe nawe mukuru, mbese aho nabonaga niho najyaga. Umugabo arambwira ati karajya hehe? Wakanyenzi we urajyahe? Si mwebwe murimo kuduteza ibyago? Aba antambitse akaguru imbere, manuka mo Kigali, mbaranguka ndagenda ngwa muri kaburimbo, ariko narongera ndabyuka ndongera ndabakurikira. Sinari nzi yonge rero, nta muntu wambwiraga ati reka guca aha ngaha kuko aha hari ibibazo. Njye nakurikiraga abantu gusa. Turagenda tugeze kuri Nyabarongo, narayahageze mpasanga nyogokuru wanjye bamwicaje nawe bagiye kumwica. Naragenda basanga yarari kumwe n'uyu mumama, yari umwisengeneza we.
sanga baricaye, ndagenda ndamubwira nti twamwitaga mama ko wicaye aha ngaha, ati bagiye kutwica. Noneho rero njye ndikomereje, ati nubona uko ugenda ugende. Mbwira yari urungano, yari umwana mugenzi wanjye twarananganaga, ndamubwira nti waje tukigendera kureba mama bagiye kumwica. Abanza kwanga, ariko ageze aho aranyemerera turagenda. Ariko n'ubundi ngenda bigura intege, numvaga bashobora kutamwica bakamureka nawe akaza tukajyana, kuko numvaga nongeye kugirirwa ubuntu bwo kubona umuntu mukuru. Ariko ntabwo ariko byagenze. Mama nawe bamunyiciye mu maso mbireba, nari nzi ko nongeye mbonye umubyeyi tugiye kugendana. Mama bamucuje imyambaro ndeba, mama bamuteragura ibyuma umubiri wose, barangije bamuta muri Nyabarongo. Arakomeje ndagenda. Ubwo nahise mbona umwana nawe tugendana, ariko nawe musaza wanjye muto turacyari kumwe. Twaragiye tugeze aho bita Irunda, musaza wanjye nawe niho namusize. Tukimara kuhagera, mu gihe twari turutse bigeze nko mu masaha ya 12 mu Kabwibwi, hahise haza igitero kirimo gusaka. Musaza wanjye aba yagiye kwihisha muri bya bintu abantu babaga bikoreye babiteretse hamwe, ajya kubyihishamo. Baraza nawe baramufata baramutwara. Ndabyibuka nari nambaye agakote ke yari yarakampaye ngo nzajye nkifubika. Mbonye bamutwaye ndamubwira nti Songa, mbabarira mbanze nguhe ikote ryawe. Arambwira ati giye bagiye kunyica, risigarana uzajye uryifubika. Namubwiye nti ntago narisigarana, ritwara, kuko numvaga ntazongera kumubona. Songa yaragiye, yatwawe n'umugabo wari ufite agahoro kashaje kagimbye. Songa nuko bamunkuye mu maboko, baramujyana baramwica. Sigarana n'urungano rwanjye, ariko tudafite aho twerekeza. Nta muntu n'umwe uducira karurutega. Ndabyibuka nabo nasanze umukecuru umwe twari duturanye aho mu Rugarama. Ngenda nishimye numva ko mbonye umuntu wanyakira. Arangije arambwira ati reka mve iruhande, udatuma natwe batwica. Naraje mbitekerereza uyu mwana, ndamubwira nti uziko ngiye kwa runaka akanga kunyakira. Aravuga ati hangane nyine, nta kundi ubuzima tugomba kububamo. Twabaye aho, nta kurya nta kunywa, inzara iri yose, mu mvura, tubabaye cyane ariko bikomeye. Nta muntu dusanga. Njye nageraga ahantu hose bakanyamagana, bati dore inzoka. Nkikanga njya gushaka inzoka hiri, nkasanga ni njyewe nzoka. Najya ahandi bati dore kare akanyenzi. Uyageze akazajya ambwira ati maze wowe uzajye wihisha, njye nzajye njya gushaka ikintu twarya, wowe bahita bakubona. Bakakubona, niyo mpamvu bahita bakwamagana. Umwana akansiga ahantu nihishe, akajya gushaka icyo kurya. Rimwe na rimwe akaba ari igihe akibonye, ubundi ntakibone. Ariko
ariko turakomeza tubaho. Ndabyibuka twageze ku gasozi kamwe, bajyaga baza gutwara abatutsi bagiye kubica. Hari icyobo cyabaga hepfo yacu bakitaga senide, bajyaga baza gutwara abantu bakavuga ngo muze tujye kubereka aho bene wanyu bari, mujye kubasura. Naho bajyanye abantu bagiye kubica. Aho hantu Imana yarahaturindiye, ntago twahaguye, twarakomeje mu mvura nyinshi tunyagira, ariko yaragwaga tukumva ni bwo buzima bwacu, kuko imvura yaragwaga interahamwe zikajya kugama, twebwe tukumva nibwo tubonye ubuzima. Ijoro ryakwira ntago twajyaga twifuza ko bwacya. Igihe cyaje kugera rero, tugira umugisha, abana b'abahungu twasanze kuri uwo musozi wa Gitarama. Abandi ubwo bari muri za Burende, bamwe barubatse, abandi bari mu mashitingi, bari mu bivera, abandi barubatse Burende z'ibyatsi. Tugira umugisha, abana b'abahungu batwubakira Burende, bubaka Burende yabo, bayigira nini, bayicamo kabiri. Abana kuko njye nasohokaga gatoya, bati dore ngako karaje. Barambwira bati ntuzongere gusohoka muri iyi Burende, nitugira icyo tubona tuzajya tukuzanira. Ariko siko twabibonaga, byari bikomeye. Igihe cyaje kugera rero tuza kwimuka, bamwe barakomeza baragenda, abandi bafata gahunda yo gusubira muri Kigali. Tugaruka inyuma, twebwe tuzi Kigali, tuza Sainte Famille. Tugeze Sainte Famille, tugenda tuhasanga abantu twari duturanye, tugira ngo tugeze mu bantu, ariko siko byari biri. Twarahageze, badusamira hejuru, bati twabonye inkotanyi zageze hano hantu. Ako kanya bahise bajya kuduhururiza. Ubwo ni njye n'uyu mwana twari turi kumwe, ni twebwe twari inkotanyi, twari utunyenzi. Haza amakuru avuga yuko ari utunyenzi dushiki twa Ndayambaje, kandi uwo Ndayambaje bavuga ko bumvishije amakuru yuko yafashije ingwe inkotanyi, ngo azoherereza amafaranga ngo yo kugura imbunda. Ibyo turabizira. Hahise haza igitero cyo kutwica cy'abantu baturuka kuri uyu musozi wacu wa Gacuriro. Baraje badusohora ahantu twari twamaze kuruhukira mu ishuri kuri Sainte Famille. Baradusohora, badusohoye bagiye kutwica. Umuriro wari wabuze, bari badushoreye bafite itoroshi. Uyu mwana arambwira ati rero bagiye kutwica, ariko nitugira amahirwe yuko iri toroshi rizima, uhite wiruka nanjye ndiruka ukwanjye, ntitujyane. Twagize umugisha koko rya toroshi amabuye arishiramo. Umwana yirutse ukwe, nanjye ndiruka ukwanjye. Mu rindi shuri ryari riri imbere yacu, harimo umwana w'umuhungu utuye i Gacuriro, wari utuye i Gacuriro. Twahise tugenda tubasanga, ahita twinjiza muri iryo shuri.
buracya mu gitondo, ariko ntago baretse kurasa, nubwo hari mu mwijima bahise barekura isasu riragenda rihitana undi muntu wari usohotse muri indi shuri aho twirutse tugana, ritwara ubuzima bw'uwo muntu. Mu gitondo twasanze yatubereye igitambo. Twaraye aho ngaho, bukeye mu gitondo uyu mwana twari kumwe, haza umudamu aza kumutwara, aramubwira ati ko nakuboneye akazi, kuko hari abantu bari bakiri mu ngo nubwo abandi twari turimo guhunga, ati ko twakuboneye akazi waza nkakujyanayo. Umwana nibwo twari tukiva Igitarama, turi mu buzima bugoye, n'ubundi aho tugiye ntawe utwakira, nta muntu mukuru dusanze, ntawe dusanga ngo atwakire. Arangije arambwira ati rero atuwera, ati reka njye muri aka kazi, dore dufite inzara, nta byo kurya ntaki, reka njye ku kazi, ninzajya mbona amafaranga nzajya nkuzanira kugira ngo nawe ubashe kubaho. Ndamubwira nti nubona uko ugende. Uwo mudamu yaramutwaye, nsigara aho jyenyine mu buzima ntafite. Noneho mbwira ngo ndahungira he, mbese ndabigenza nte, ariko ndabwakira. Nanone hashize iminsi mikeya, nta gihe cyashize, nibwo barasaga aho twari turahava, ubundi duhaguruka duhunze. Ndabyibuka tugeze imbere kwa Rubangura, haguye ikibombe imbere yanjye, mperuka nikubita hasi. Nakangutse mbona mu bo twari twahagurukanye nta muntu n'umwe uhari, ariko mpaguruka n'ubundi. Aho nkangukiye ndahaguruka ndagenda, nsanga abandi bari bageze mu Gakinjiro, hari urusengero rwa ADEPR, niho nabasanze. Ahantu naho twahabaye igihe gitoya, nibwo inkotanyi zafataga umujyi wa Kigali. Aho naho habaye amasasu menshi, tugiye guhaguruka ngo n'ubundi duhunge, ariko inkotanyi zari zamaze kuhafata. Ubwo bahise badusubiza aho twari twaturutse, Sainte Famille, inkotanyi zamaze kuhafata. Numva ntangiye noneho gutekana, numva ko gupfa ntagipfuye. Turaza tujya Sainte Famille. Icyo gihe nahise mbona n'umuntu ufata, kuko ubuzima bwari bwagarutse bw'umututsi. Twarahabaye, igihe kigeze baravuga bati ubuzima bwagarutse, mugiye gusubira mu miryango yanyu, mugiye gusubira mu ngo zanyu.